CELEBOBO Studio. Executive w'akagari iyo ugiye mushaka ntabwo serivisi inoze hari nimero ya telefone iba yanditseho ngo nubona serivisi itakunogeye uhamagare kuri iyi nimero. Ntekereza ko mu buyobozi wenda baturusha ubukuru mu buyobozi bwabayeho ku ngoma ya Habyarimana n'abayibanjirije icyo kintu umuyobozi yaricaga agakiza, niyo mpamvu bavugaga abategetsi batavugaga abayobozi. Sibyo yemwe ibintu byose ajya gutangira kuorganiza none ngo zigaruke mu buryo yahereye kuri discipline. Igisirikare kitagira discipline n'ikiho. Ugize uburere bw'iwanyu, ugeze mu kazi ubonye umuntu menta mu cyaka abantu ugeze icyitegererezo ubonye umuntu ibyo akora ukabibona ugasanga byose nta kintu kibi kirimo. Iteka umwana asanga ushishoza akihitiramo cyane. Kandi nanjye nifurije umunsi mwiza wo kwibohora ku nshuro ya 29. Ndashima abaduhaye ibiganiro, Honorable Marceline na Fande, mwakoze muduhaye impanuro ndetse n'ikiganiro cyiza. Nanjye uyu munsi ugeze numva nkomeje gutekereza cyane uruhare ingabo z'igihugu zagize RPA zibohora igihugu cyacu ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mureke twongere tubaha amashyi tubikunda. Ni umunezero, ni ibyishimo kuko iyo dukompaye n'umutekano mukiri mu bindi bihugu bidukikije ukareba naho igihugu kigeze ukumva uko kivugwa, ntekereza ko n'abatuvuga cyangwa se n'abatunenga n'abari mu itangazamakuru no kuri social media n'ahandi burya niyo umuntu akuvuga nuko ubaye uri kigwari burya nta muntu gutakaza umwanya. Njyewe nkunda cyane nkunda inkotanyi maze kubivuga Fande kuba njyewe nkunda inkotanyi. Nubwo yambwiye ngo morale, ariko morale niyo yatumye cyane mugera ku ntego. Impamvu hari ubutumwa buba buri mu ndirimbo mwakundaga kuririmba muri ku rugamba. Hari indirimbo nkunda irimo ngo atatukonde kama misumari hatuwezi kurudi nyuma. Ako kararyohera cyane. Hakaba n'indi Mariya Yohana yaranyigishije nyewe iransinziye irandyohera cyane. Mbuze ntabwo navuga, ni byinshi, ibyiza byinshi kubohoka tubohotse ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ntabwo ngiye kwizimba. Njyewe ngira emotion cyane, mba niryohewe, ariko twatashye tumva biri ngombwa. Mwarakoze inkotanyi mbuze navuga nkaryoha. Murakoze n'umubyeyi, amarangamutima afite natwe turayafite. Niyo mpamvu muri uyu mwanya tugiye kuyagaragaza dushyiraho ka morale kugira ngo tunezerwe duhaguruke tujye ejuru.
hanyuma mu minota mike twishime tubigaragaze mu mbyino turirimba. Murakoze. CELEBOBO TV. CELEBOBO TV. Muraho neza. Reka tubanze dushimire cyane ababashije kwitabira ibirori by'uyu munsi, kuko burya ngo utazi aho ava ntamenya n'iyo ajya. Biragaragara ko abitabira uyu munsi aribo bashobora kuba bazi ibyiza byawo. Mwiha amashyi rero. Ndabizi ko bamwe bazindutse ku kiganiro tugiye kurebaho. Ni ibisanzwe n'ubuzima bwacu bwa buri munsi turimo, n'ikigaragara mu mbyino tumaze kwidagaduramo harimo byinshi by'ingenzi bijyanye n'ikiganiro tugiye kuganiraho. Kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi ntekereza ko ntawe utazi ibyiza tumaze kugeraho. Uyu munsi rero ni umunsi wo kwibohora kw'Abanyarwanda ndetse no kubohora igihugu cyacu, twizihizaho ku nshuro ya 29. Kwibohora rero ntekereza ko buri wese afite uko abyumva, ariko muri rusange iyo tuvuze kwibohora tuba tuvuga ubwisanzure bwa buri wese, haba mu gutanga ibitekerezo, haba mu gukorwa ibikorwa yatekereje ariko biganisha ku iterambere ndetse no ku neza y'igihugu no ku neza y'umuryango, ndetse ibyo bikagaragazwa cyane no kwiha agaciro kwa buri munyarwanda ndetse agahana bagenzi be, akaba n'inkingi y'imibereho myiza. Muri izo nkingi eshatu rero buri wese afite ibyo abona igihugu kimaze kumugezaho, kirangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ari we uhora udutekerereza icyaduteza imbere n'icyatuma tubaho neza, kandi buri muntu wese akabona iby'ibanze by'ubuzima byatuma abasha kubaho. Mu bukungu ntekereza ko buri wese afite aho ageze, kuba tubasha umuntu abasha gukaraba, umuntu abasha kujya mu muhanda yambaye inkweto. Iyo umuntu afite uko ariho mu bukungu, burya n'ibitekerezo birazamuka, atekereza neza. Mu nkingi y'imiyoborere myiza ntekereza ko kuba harabayeho gutekereza kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ese habohoka wari umeze ute? Habohoka wari umeze ute? Uwari uboshye. Bivuga ngo Nyakubahwa Perezida wa Njyanama yavuze ngo igihugu cyavutse bundi bushya. Iyo dutekereje dusanga ko u Rwanda rushobora kuba rwarabayeho mu myaka 29 nk'uko uyu munsi tubyizihiza, kuko mbere yaho n'uwari uhari yari yarapfuye ahagaze, niko nabivuga. Ariko uyu munsi kuba umuntu ashobora kwicara agatekereza akagira uruhare mu buyobozi bumuyoboye, akaba afite ububasha bwo kubushyiraho ndetse no kubukuraho, akaba afite ububasha bwo kunenga ibidakwiye cyangwa abona bitagenda neza mu buyobozi, ntabwo mbere y'imyaka ariko byari bimeze. Mbere y'uko abatubanjirije bakemera gufata igitekerezo cyo kuza kubohora igihugu cyacu no kubohora Abanyarwanda, nuko koko babonaga ko baboshye kandi baboshywe n'ubuyobozi bw'igitugu n'ubuyobozi bubi. Ibyo byose rero
n'ibyo tugomba kwishimira. Ni ukuvuga ngo mu miyoborere myiza harimo byinshi twishimira. Hari ubumwe bw'abanyarwanda. Uyu munsi ntekereza ko buri wese ariho mu bwisanzure, ntawe mugenzi we abangamira uko agomba kubaho bitewe n'uko yaba amuhora icyo ari cyo. Uko buri wese ariho ikimuhesha agaciro no kuba ahagaze, icyo ashyize imbere ni ubunyarwanda. Ibyo rero bikaguhesha agaciro, bigatuma ugutekereza neza, bigatuma ukora uko wumva ubushobozi bwawe aho bugeze kandi utekanye. Uyu munsi umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kwiha agaciro, akagaha igihugu cye, akagaha na bagenzi be. Muri rusange ni ukubahana. Uko kubahana bigatuma abantu nubwo batekereza bitandukanye, ariko imitekerereze yabo ishobora kuzuzanya ikabyara ikintu cy'ingenzi. Ariko mbere nuko tuzi ko abayoboraga aribo batekerezaga umunyarwanda wese, icyo bavuze akaba aricyo gishyirwa imbere, cyaba n'igisenya igihugu, ugasanga buri wese niyo ntero yikirije, n'ufite kuba yakivuguruza akaba atabona uko akivuguruza. Ariko nk'uko twabonye ko mu bwisanzure harimo kwisanzura mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa, uyu munsi umuyobozi wawe nubwo yaba agukuriye ukabona atanze ibitekerezo cyangwa se aravuga ibidateza imbere igihugu, agakora ibibangamiye ubumwe bw'umunyarwanda, uko waba uri kose mu myaka waba ufite, wemerewe kumuvuguruza, kuko uzi ko twese nk'abanyarwanda aho twavuye turahazi. Uyu munsi ntawasenya ibyo twagezeho tureba, kuko tuzi ubumwe aho butugejeje n'ibyiza butugejejeho, tukamenya n'amacakubiri icyo yatugejejeho, kugira ngo ibyo twagezeho tubashe kubikomeza. Uyu munsi rero ntabwo umuntu yagukangisha urwego ariho, ntiyagukangisha imbaraga n'igihagararo ngo azane ibyasenye ubumwe bw'abanyarwanda, azane ibitekerezo bitubaka igihugu, bidaharanira inyungu z'umuturage ngo tumwemerere. Buri wese afite ijambo, buri wese afite uburenganzira bwo kuba yamuvuguruza, kandi abamushyigikira nibo benshi, kuko twese tuzi icyo ubumwe bw'abanyarwanda umaze kutugezaho, ndetse ari n'umuco twatojwe n'umuyobozi wacu, intore y'ikirenga ariyo iturangaje imbere. Uyu munsi umunyarwanda kubera imiyoborere myiza, iyo umunyarwanda ageze hanze, yaba ari umucuruzi, yaba ari umuyobozi ugiye mu butumwa bw'akazi, iyo ugeze mu gihugu, haba ku kibuga cy'indege, haba mu muhanda hari bariyeri, iyo bakubonye ugavuga ko uri umunyarwanda, nibwo ubona agaciro ko kuba umunyarwanda, nibwo ubona agaciro umuyobozi wacu adufitiye, nibwo ubona agaciro k'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Icyo bakubwira ni ukubwira ngo dusuhurize Kagame, urumva ko nutabona agaciro k'ubuyobozi bwacu cyangwa k'umuyobozi wacu mukuru, ariko iyo ugeze hanze nibwo ukabona, kuko bazi ko u Rwanda ari paradizo, bazi ko mu bantu bayobowe neza turimo. Nta kindi bakubwira, nta kindi cyangwa bakubaza. Iyo bamaze kumenya ko uri umunyarwanda, barakubwira ngo ihitire ahubwo uzadusuhurize Kagame. Iryo rero umunyarwanda ukwiye kuguhesha agaciro, ukumva ko utagomba gusubira inyuma, ahubwo icyo ari cyo ugomba gushyigikira uko bukeye n'uko bwije. Wakumva umuntu wese ufite ibitekerezo byabisubiza inyuma, uwo tukamurwananya twese twivuye inyuma. Bavandimwe, mu miyoborere myiza muzi gutiragira mu nkiko uko byatezaga ibibazo. Turabizi ko iyo ubwumvikane butashobotse mu baturanyi, mu bavandimwe, mu bandi bantu bafitanye amakimbirane, haba hagomba kubaho ubutabera bukaba bwabakemurira ibibazo. Ariko tuzi neza ko hari igihe umuntu yabaga afite ikibazo akamara imyaka 5 aburana urubanza rutararangira. Uyu munsi mu rwego rw'imiyoborere myiza hashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga, hashyirwaho uburyo umuntu ashobora gutanga ikirego ku ikoranabuhanga,
kandi akanakemurirwa ikibazo ku buryo ahita abona imyanzuro bitamugoye. Ariko ibyo byose by'inkiko bikaza habanjeho za nteko z'abaturage, komite z'abunzi. Ibyo byose ni uburyo bwashyizweho bwo kugira ngo abanyarwanda bagire uruhare mu kwikemurira ibibazo byabo, dore ko na kera habagaho gacaca n'umuryango ufite agaciro ku buryo ugize ikibazo, abagiranye ibibazo by'amakimbirane bigakemurirwa mu muryango, bigakemurirwa hahandi aho abantu bose bazi bashobora guhanura umwana cyangwa se umuturanyi akabasha kumva. Ibyo rero nibyo tugenda igihugu cyacu kigarura, kuko ibyo byatumaga abanyarwanda barushaho kugira ubumwe ndetse bakarushaho no kugirana urukundo, kuko ababyeyi, abaturanyi bagiraga uruhare mu gukemura ibibazo bya bagenzi babo batarebye ku ruhande, kandi hatarimo kubera cyangwa se kuba bagira uwo babembekereza. Umuntu akabwizwa ukuri ku makosa yaba yakoze, akabona no kuyasabira imbabazi kuko yabisabwe n'umuryango. Ariko iyo ibyo byose bitashobotse, nk'uko tuzi ko inteko z'abaturage zihari, hakabaho komite z'abunzi, hakabaho inshuti z'umuryango, iyo bitashoboye gukemukiraho bikajya mu nkiko, uyu munsi hari gahunda yo kwihutisha gukemura ibibazo by'abaturage byaba byarageze mu nkiko, ukamenya n'uko ushobora kubikurikirana uri hafi, cyane ko biriya bigo bagiye bashyiraho irembo naryo ridufasha kubona ibyangombwa. Nabyo byatumaga duhora dutsiragira tujya ku turere, ku mirenge, dushaka cyane cyane biri muri serivisi y'irangamimerere. Ariko uyu munsi ujya ku irembo rikwegereye bakagufasha ukabona ibyangombwa utarinze guta umwanya ukora ingendo zirenze cyangwa se ziguhenze. duhaye kandi ririmo ingingo nziza kandi nyinshi mwese mwumvise. Twagira ngo rero ayo mashyi mutanze yewe ndumva atangeze ku mutima, tuyongere ajyane n'agaciro. Rero dukomeze kuri Afande kuba nawe ashyireho umusanzu we ku biganiro byiza badutegurira. Murakoze. Murakoze cyane, muraho neza. Umuntu nambaye gutya ntimugira ngo ntabwo ndata, ariko ndanza babwira. Nashatse kwisanisha namwe kugira ngo ikiganiro cy'uyu munsi kiryohe. Nahoze ndeba abantu nkabona abantu barasa nawe uyu munsi turimo nta wapfuye, turi bazima. Ahubwo turashaka kugira ngo tumenye ko turi bazima, icyabiteye ni iki. Kugira ngo Honorable yabivuze byinshi cyane, ntacyo atavuze mu byagezweho. Mu magambo make cyane kugira ngo twibyine, sibyo? Ndashaka ko tubyina, wenda wizi ko dusanzwe tubyina, kuko ntabwo ni ibintu binejeje, ni ibintu bitunejeje cyane, ndetse natwe twabibayemo. Turushaho kunezerwa iyo tubona turi kumwe n'abantu bishimye. Kuko hari ikiguzi kiba cyaratanzwe, hari ikiguzi gikomeye cyane, hari ikiguzi gikomeye ku buryo gikomeye mu buryo tutabana uko kingana. Hari ikiguzi cya bagenzi bacu cyangwa bagenzi banyu, abavandimwe bagenzi banyu, abavandimwe banyu batanze kugira ngo uyu munsi twishime, tunezerwe. Nimunezerwe rero. Impamvu ngo tunezerwe ni uko hari ikintu gikomera cyane iyo uvunitse n'ubona icyo wavunikiye.
iyo ukibonye ukaba ugira imana ukaba ugihumeka ukabibona unezerwa cyane kurenza. ariko igikomeye kinini ni ukwibuka n'abandi babisizemo ubuzima bwabo. byari bikomeye rero bose nanze kujya mu baganiriye byose ntacyo yasize inyuma. Ndibuka mu 2005 ni umunsi wa mbere ni uri indege ngiye mu Budage ahantu bita Kasiro Sultan, bakambaza wareba ibendera ryacu genda gusa n'iryaga muva muri Gabo oya mva mu Rwanda rubaye kugira ngo babyumve. nuko navugaga ngo icyaha gihugu cyakoze genocide nibwo babyumvaga. urumva bitababaje iyo uvuze genocide wavuga abazungu babyakira vuba cyane kuko bifuza ko dupfa tugashira. rero iyo rero ubona abanyarwanda bari kumwe baseka baganira nta uyu uranezerwa cyane. rero nagira ngo mu magambo makeya ndibuvuge experience nibo bigenda atangira imirimo ntabwo mwabyemera ntabwo byuko mutigeze ko gasaza kararangiye ni kera cyane. bamwe mwese mwari mutaranavuga ndetse ngira ngo nawe muri abiri ataravuga cyangwa se yari umwana mutoya cyane kuko ni kera ntabwo mushobora kubyumva. ndi umwana ndi iwacu nabwiye mama ndamubwira na papa nawe ugiye kuva uyu munsi ntabwo ndi umwana wawe. ati kuki ndi umwana w'abanyarwanda kandi ntabwo nari nzi ibyo ari byo. mva ngiye kuba umwana w'abanyarwanda barenganye umwana mutoya nabyo iryo jambo ndibuka ndivuga kuva uwo munsi mva ku ishuri njya mu gisirikare. ariko mujye mwumva icyo kintu ukuntu kiba kiremereye. hagati aho rero icyo nshaka kuvuga iyi liberation struggle turimo tuvuga cyangwa se ukwibohora tuvuga ntabwo ari ikintu gikorwa umunsi umwe, nta nubwo kijya kinarangira. nicyo nashaka kugira ngo nze nganishaho, ntabwo kirangira. ndagira ngo muvuge amagambo make hanyuma twibyinire kuko niyo tubyina twishimira icyo kintu cyabaye birushaho kuduha kugira imbaraga yo gukomeza kugira ibyo dukora muri rwa rwego rwo kwibohora. ntabwo byari byarangira ubu muzi ko byarangiye nakataha ahubwo nibwo mugiye first of all muratangiye kuborwa n'amasaha nayo yawe gushyingarangiye sibyo. amasaha kutagira gutekereza ubura nabyo ntabwo ariko ntabwo niba nshaka kugira ngo tuze kubyina twishimira ibyo abanyarwanda bagezeho muri rusange tunatekereza ibindi bagomba kugeraho. kugira ngo yabisobanuye yuko inshingano za buri munyarwanda ari ukurinda ibyagezweho. kubirinda rero ni urugamba rukomeye. ntabwo ushobora kubyumva. ushobora kubaka ikizu ukakizamura ukumva unezerewe uri aho ngaho gusa ariko ntabwo uzi ko bagikubita uyu munsi. murebe muri biriya bihugu kugira ngo mujye mukurikirana ibyo barimo babikorera. umwanzi aracyahagarandakaye kandi umwanzi ni wawe undi ntabwo yigeze agira aho ajya. waba undi mbere bafasha abanyarwanda akabagira ubusa akabatandukanya bagushyana kuko niko kuboha. ubundi kwibohora ni uko ufite icyo ushaka kubohora, ni uko ugomba kuboshya. hari uwibohora ataboshye se ababoshye ni uko mutabizi rero n'umutitonda muraza kuzirikwa noneho. nitutaba amaso tugiye kuboha noneho kubera ko kwibohora ntabwo ari ikintu cy'uyu munsi kirangirira kuya kirakomeza. ubwo nagira ngo mbwire bagenzi banjye nanganaga nabo hano icyo gihe ifite imyaka 18 yinjiye igisirikare cyangwa se 19 gutyo. uyu munsi ndashaje sibyo, ariko uyu munsi ndacyavuga ko igihugu gikeneye abantu bakibohora. uyu munsi turizihiza yuko twabuguye gato cyane. nitutitonda turasubira mu byondo sibyo, turasubirayo. ibi bintu byubatse hano muri Kigali kubishyira hasi ni munota yo umwe umuntu akazana indege yaragakubita. sinzi niba mujye mushakana kandi ibyo tugereka abantu. birasaba rero ko abanyarwanda bumva ko bahugutse bakomeza porosesi yo kwibohora. hanyuma
uyu munsi Rusesabagina baramureka ati kanaka ati ibyo ni process yo kuboha. Iyo hari process yo kugenda abantu baboha biradusaba ko habaho na process yo kugenda twibuka kurushaho. Tubyine uyu munsi tukubita ikinimba ariko dutegereza ko ejo tugomba gukora turwana kugira ngo abanyarwanda bari bameze nk'uko uyu munsi bameze ndetse barusheho. Ibyo mwumvaga umuyobozi yabwiraga ibyo ni utuntu duke cyane ugiye mu bindi bihugu. Rero nagira ngo icyo nashaka kugira ngo mbabwire gatoya ni ikintu cyitwa gukomeza. Gukomeza mu cyongereza nyabaga continuity. Kuko n'abadata n'abasogokuru bacu barapfuye, ariko nitutakomeza ngo tujye muri uwo murongo ntabyo tuzageraho. Bizongera bigaruke hahandi byavuye. Abanyarwanda bazongera basubiranemo, abanyarwanda bazongera bicane. Kubera ko ababikoze n'ubundi kuva kera ntibigeze bava ku gahunda yabo, baracyari muri izo ntambara. Rero burya ngo iyo mwasangiye ikintu cyitwa amaraso ni ikintu gikomeye cyane. Nimba udahaguruka rero ngo dusangire amaraso cyangwa dusangire ayo maraso ntabwo kwibohora bizabe. Turabivuga uyu munsi tutitonze ejo ntabwo tuzongera kubivuga. Iki kinimba tugiye kubyina uyu munsi basore barangana inkumi nimwe bireba ntabwo iyo ku myaka yanjye iyo nza kuba ndi mu rwego rwo mbona muri iki gihugu uyu munsi ntabwo igihugu cyagenzwe cyane uko byagenze. N'abakobwa numva barembye vuga ko ngira ikibazo ngira ngo gikomeye cyane cyo kubyumva. N'abakobwa kugira ngo byuke mu gitondo yumvire mama we yumve umubyeyi yumvire ibyo agomba gukora yo arabyuka akambara mina akajya. Ibyo bikaba birarangiye ubwo byo birarangiye kabaye. Nyamara umwana w'umuhungu reka da urumogi n'inzoga uzi kugenda kuri umugabo ungana nanjye wicaye mu kabari uganira n'abagabo ukabona uruhinja rurajuru rwicaye iruhande imyaka 18 ubwo ejo bizagenda bite? Murumva ikintu gikomeye mw'ababyeyi mwe muraha mwigisha abana icyo kwibohora bivuze n'icyo bagomba n'umusanzu bakwiye gutanga mu rwego rwo kwibohora, sibyo? Hanyuma zige muzabyina umudiho isi garuke n'indi abangaba nibo bakuru bazagumiza bivugire kuvuga byo ni ngombwa gusa umuntu kuvuga azasakuza basakuza bajya bumva. Ariko ni mu maintaining abana bakagira discipline bagakora nk'ibyo twe twakoze. Reka bivuge nishyiramo nta muntu uzakora ku Rwanda. Barabyumva abasore bari ahangaha nimuhaguruke, ababyeyi muri ahangaha mwigisha abana nta yindi nshingano mufite nimwigisha umwana gukunda mugenzi we, nimwigisha umwana kubana na bagenzi be nk'abanyarwanda. Nibwo tuzatumenya ko turimo twibohora. Bagira ngo n'ibyo hakwiye kubaho gukomeza. Ibyo yababwiye ni dukeya ujya n'ababwira ngo uyu munsi umuyobozi ni dukeya ni nk'akantu kagaragara ibyo abanyarwanda bakwiye kugeraho uyu munsi. Abanyarwanda bakwiye kuba abanyarwanda bakumva bishimye ko ari iwabo, kumva ko ni ikibazo gikomeye. Rero nagira ngo wenda mu buryo bwo kumwunganira ibyo yavuze n'ibyo byose bigezweho n'ibyo, ariko si byo bihagije. Haracyari bikomeye cyane, bikomeye byinshi. Haracyari n'abanyarwanda bagenzi bacu bari iyo ngwe badashaka kumva ko ari abanyarwanda. Haracyariho hagati y'amagoye yacu yakitwa biracyahari. Tujye tuvugisha ukuri, tutavugisha ukuri ntabwo byakunda. Rero nagira ngo nitubyina insinzi ubu tugiye kwibyina, sinshaka kugira ngo barambire, ariko tujye tubyina ngo ariko si uyu munsi ko tubyina ejo tuzayibyina. Tubyibaze ko tuyibyina none ejo tuzayibyina. Ababitangiye ko bari abana bato bakarwana. Unanze kuvuga urugendo rwari rukomeye ntabwo mushaka kubyumva. Uzi kumara imyaka 4 usa n'uruta
umbaje ngo nimusobanurire ukuntu byagenze sinabasha kubivuga. Ntabasha kubivuga gute? Ni nko kurota njye nabonye ngera i Kigali ntacyo umbajije ntabwo namenye ibyo ari byo kuko waba uri mu bintu utabona byinshi ngo nanze kuvuga ayo mateka ko byatangiye. Ariko ikintu gikomeye cyari ikintu cyo ngo byanze bikunze bigomba gukora iki kubaho kutubibona. Icyo kintu nacyo gikomeye. Aho rero iyo ni experience nanze ubu uzabifuza yuko nzamumeneraho kuko ndagashaka ko twibyinira, ariko ndababwiye ngo ni urugendo rukomeye. Ariko ushobora kwibeshya gatoya, urugendo ruri imbere yawe rugapfa gusa. Ibyo byose abanyarwanda batanze amaraso, abo twaganira nabo tugera i Kigali ngo tuzakora iki, bagahita apfa umurego. Murabyumva? Abantu njya nkunda kuganiriza, hari umuntu witwaga Karaveri, yari umuyobozi wanjye, bamurasiye inkumba. Ijambo rya mbere yabwiwe wari umwungirije yambwiye ngo wamempiga arakini mukamateka karimo. Ako ubwo butwari buragumva barandashe harimo arapfa, ariko gufatura musozi. Mwumva amabwiriza ukuntu ameze, abwira uwitwaga reka yabo barandashe ariko vuba njye n'ufatura musozi. Urumva umuntu kandi arimo arapfa. Ubwo butwari uko bumeze kubera iki rero? Kubera yuko iyo hari impamvu yo ufite ntabwo ubara ubuzima bwawe. Ubuzima bwarimwe uyu munsi ubugeni ujye ubibona ntabwo ahari. Mubyine mumenya yuko hari ababikuyemo kandi bafite urukundo. Umuntu uvuga ngo barandashe ariko mugende mufate kariya gasozi. Urwo rukundo ukuntu rumeze rukomeye cyane. Rero nibyo bita rero liberation. Liberation ni uko ufite impamvu yayo, ni uko hari ibyo ushaka kubohora kandi ukavuga ngo ndabibohora naba ndi muzima cyangwa nari iki ari muzima. Ibyo ngira ngo yakwa His Excellency yavuga ngo ikintu cyanditswe mu maraso ntabwo wagisibisha icyubundi cyose, sibyo? Ntabwo ntubishobora, ntabwo byakunda. Rero ndagira ngo bavandimwe, ntabwo nshaka, niyo mpamvu nashaka kuvuga byinshi, kuvuze byinshi byabababaza kandi nshaka ko tubyina. Ni mu kubitaka kandi ariko mwibuka ko nirangara ejo utazakabyina. Hanyuma ahubwo tuvuga mu kirere kugira ngo yasoreje inshingano za Runda. Inshingano z'umubyeyi nababwiye ni ugufata abana akabigisha umuco mwiza, indangagaciro z'Abanyarwanda zose uko ziteye, nazo kera zaturangaga. Umwana nawe akahakira indangagaciro z'Ubunyarwanda. Ndabwira abasore barahanga, nimutabikora iyi liberation day izongera kubaho. Nimuhora muri ibyo biyobyabwenge turi uyu munsi, mukumva ko nibyo bishimishije, umuntu akambara pocket down akayishyira hanze akagera kumva ko byarangiye, ngo ngenda uragenda utyo, ariko ejo urimo urashyira ibyo bibazo. Urashyira ibibazo mu gihugu urashyira. Uyu munsi nibatera bageze batera iki gihugu, ugomba kuvuga ngo ariko se leta yari kugira ngo njyane yanyu nyamene nk'uko bari abagenzi banjye bari abana icyo gihe bayamenye. Ibyo uramutse ubitekereje nta ruhande atinyuka no gukandagira hariya ku mupaka. Hasi ko buri musore uri kuri ayiteguye ngo azaza tumwakire. Icyo ni ikintu gikomeye cyane abana, abakobwa, abasore bakwiye kubona. Ntabwo twatume tumwe sinzi batuse kuko rwanda yatanga niba nyiri rwanda nyumva rero niyo ryo guha abantu bakuru bagiye gupfa n'ubundi se kwigiye gupfa uri gupfa. Haka nakareba iby'abana utegereje no kubaho. Bose ni icyo kintu ndashaka gusaba kugira ngo bishoboke kugenda neza ko usetse
urabyumva usanga umuntu umusore udutama twarabyinuma nutimenya uzamenya igihugu cyawe abasore mureke guha igihugu akazi abyumvise n'agafaranga gakeya kabonetse kugira ngo twubake igihugu twubake izo santere de sante nk'uko umuyobozi wabwiraga tukigweshyirira kwa kabugambo ugende ujye kugira igihugu kuko wananiranye ni ukuri mu barenda tuzashaka ikindi kiganiro ngira ngo abayobozi baga bazamo umwanya tujye tuganira n'urubyiruko rwose tujye dufata umwanya tuganire narwo ariko gutanga akazi bitarimo polisi irukanga nyuma y'urubyiruko rero icyo nashaka kuvuga ni uko yego ntabwo navango bose nuko bameze ntabwo bose ariko bameze ariko birakwiye ko buri rubyiruko ari uko akwiye kubaho mu buryo yumva igihugu cye mu mwanya arimo mu levels arimo twese turashaka kugira ngo dukire tukavamo kujya gushukuza amatelefone n'amagambo rero iyo utafite izo ndangagaciro urangira ubaye ikibazo ku gihugu aho kugira igisubizo kandi wowe ushinzwe kugira igisubizo rero nagira ngo mubwire ngo kugira ngo dukomeze nanze kujya mu bintu byinshi mujye mwibuka yuko na nyakubahwa his excellence muzi igihe yinjije mbese icyo gisirikare n'umwumva kandi atekereza iki gihugu umuntu winjiye igisirikare muri za 80 mbere ya 1979 niba nibeshye atekereza kuzaza muri iki gihugu yanganaga icyo gihe ko gutekereza kigali hari ikibazo kiri cyo mufite nabwo ngo gifite mwakora nk'ibyo kugira ngo icyo kibazo gikemuke ariko imbaraga z'igihugu ni abanyarwanda ni abaturage bacyo sibyo ndasaba kugira ngo wenda utaha muzajye mu makanya tuganire n'urubyiruko ariko mwese mutareba hano nta kibazo gihari uyu munsi ndetse ngewe cyane ko mfite n'impamvu yo kubyishimira namwe ariko mugomba kubyishimira kubera yuko ntabwo mumeze nabi mureke twibyinire twishime ariko dutekereza icyo bita continuity gukomeza sibyo kugeza igihe Imana izaduhamagara umwe ku wundi ariko gifite igihugu cye mu ntoki kitarimo amacakubiri kitarimo uburundi kitarimo akarere maze no gupfa mu karere ngo Gitarama ngo Ruhengeri n'urumva icyo atari ibibazo bikomeye cyane iyo utangiye kugera aho ngaho rero wapfuye reka mbashimire ntabwo byaba byananiye kugira ngo bigire nanze kuvuga experience nakuzoga tunavuze wowe wenyine ndetse n'abandi bafite ibyo bakoze rero abitangiye igihugu kugira ngo uyu munsi tuba twinezezwa no kwibohora kw'igihugu bahanganaga n'abana baraha kugira ngo bikomeze nuko abana nabo babyuka mu gitondo batekereza buryo ikirabohoka burundu murakoze rero ndabashimiye ariko mureke twibyine ntabwo hano turi mu kiriyo murakoze yafondega kuba ku ijambo ryiza n'impanuro aduhaye avuze imirongo mu ncamake ariko zifite imbaraga hari aho tugera tukumva amarangamutima araturenga bitekereje ahantu igihugu cyavuye n'uburyo cyazutse ko cyari cyarapfuye ariko ukabona urukundo babikoranye bavuga bati tumene amaraso kugira ngo abantu bazuke ni ibintu birenze imitekerereze yacu nubwo tugeze aho tudamarara nk'uko yabivugaga ariko ntimwishime cyane ngo muze kwibagirwa yuko urugamba rwarangiye kuko hari byinshi yavuze ingingo nyinshi yavuze atese ubundi ubu twishimye duterwa n'iki kwishima arabidusobanurira ko ibyishimo byacu bituruka ku rupfu rwa bamwe kugira ngo tubashe kwishima intwari zamennye amaraso uyu munsi tukaba twishimye ati twabaye umwe dufite imbaraga kuko twabaye umwe ibyo byose by'amacakubiri byararangiye igihugu cyari cyarazimye twongera kuba umwe
nta muhutu nta mutwa nta mututsi, turi abanyarwanda twese duhurije ku mugozi umwe. N'impanuro nyinshi yagiye aduha, ariko aravuga ati ntimurangare ngo mwibeshye mugumye mu by'umudiho mushayaye, ariko mwo kwirengagiza ibyo byose by'uko bitureba. N'abana n'urubyiruko, ababyeyi, yagarutse ku nshingano z'uko ababyeyi dukwiye guhaguruka, bityo tukagorora abana kugira ngo bazagire igihugu kizima. Ejo nibo igihugu kiri imbere kugira ngo babashe gutanga umurongo. Reka rero twongere tumushimire tubikuye ku mutima, tumuhe amashyi ajyanye. Uyu mwanya rero mu kiganiro baduhaye ni nk'incamake, nta nubwo umuntu iyo yumvise ikiganiro nk'iki hari ikindi yumva ashaka kugira ngo abwire n'abandi nabo bahuguke. Niyo mpamvu rero twagira ngo abayobozi bari hano baduhaye ikiganiro banyemereye uyu mwanya twareka abantu ari utangaye ikibazo akagitanga umutima we abyishimiye, nk'uko uyu munsi ari uwo kwishima. Ari utanga inyunganizi nawe turayikeneye kugira ngo twubake igihugu cyacu dutekanye nk'uko babivuze, kandi twisanzuye nk'uko bitubereye, bishingiye ku ndangagaciro twahawe na nyakubahwa perezida wa repubulika, ndetse n'aba bose batanga ubuhamya ko bari bamuri hafi babohora igihugu cyacu. Uyu mwanya rero twagira ngo ufite inyunganizi, igitekerezo n'ikibazo yatwegera, hanyuma tukamuha umwanya. Murakoze cyane. Kandi nanjye nifurije umunsi mwiza wo kwibohora ku nshuro ya 29. Ndashima abaduhaye ibiganiro, Honorable Marceline na Fande, mwakoze muduhaye impanuro ndetse n'ikiganiro cyiza. Nanjye uyu munsi ugeze numva nkomeje gutekereza cyane uruhare ingabo z'igihugu zagize RPA zibohora igihugu cyacu, ziyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Mureke twongere tubaha amashyi tubikuye ku mutima. Iyo urebye ukuntu twicaye ahangaha, Honorable yavuze iterambere twagezeho muri za nkingi eshatu uko yabivuze: mu bukungu, mu mibereho myiza no mu miyoborere. Ariko Afande yakoze cyane atubwira ati ninjiye igisirikare ku myaka 18, ni ishyaka rikomeye. Tugera ku iterambere muri za nkingi eshatu kubera umutekano. Buriya umuntu yicaye yavuze ati kubatse amazu, turajya kwivuza, turagira gute, ariko ibyo bintu ntabwo twabigeraho tudafite umutekano. Umutekano rero ni ikintu gikomeye kandi kiri imbere, kandi tunashimira, twongere dushimire ingabo z'igihugu na nyakubahwa perezida wa repubulika kubera uwo mutekano. Iyo utekanye ukora byose. Ikindi gikomeye, buriya avuga imyaka 18 yinjiye igisirikare, buriya yabivuze afite impamvu. Ni ukugira ngo igihugu cyabohowe n'urubyiruko ruritanga. Baravuga bati uko tubona imibereho, uko tubona abanyarwanda bakandamijwe, uko tubona babayeho, hari aho ngomba kwibagira. Anabihuza nanone n'imyitwarire ya bamwe mu rubyiruko, n'inshingano yacu twebwe ababyeyi, n'inshingano ya buri muntu wese. Murabona tujya duhita twese turabibona, ariko ukabona mu by'ukuri urubyiruko, bamwe mu rubyiruko ukabona bari kwangirika mu bijyanye na za nzoga, mu bijyanye n'ibiyobyabwenge. Kandi mu by'ukuri kugira ngo buriya ugire intego nuko ugomba no kugira imitekerereze hano. Aho rero ni inshingano, nanjye ndabigarukaho, turahari
twongere dufatanye turebe ukuntu urubyiruko twarufasha duhereye mu ngo iwacu, duhereye aho turi, twongere tubigishe. Ngira ngo iyo narebye n'amateka arakenewe, nahoze mbere uko twicaye hano ubu muri kutubwira ibi turi abantu bakuru, bamwe twanabibayemo turabizi, ariko igikenewe cyane ni rwa rubyiruko. Aya mateka sinzi uko yenda abantu babikora, niba twajya tugera igihe tukaganira, ariko tubibutse n'amateka u Rwanda rwabayemo, u Rwanda rwanyuzemo naho tugeze, kandi nta nubwo tuvuga ngo turahagaze, dukomeje urugendo. Kuko hari aho umuntu yenda dushobora kuba turi nk'ubu turafite umutekano, turafite imiyoborere myiza, ariko nk'uko afande yabivuze, muzi abaturwanya barahari, ariko nanone nyakubahwa perezida wa repubulika, abashyitsi benshi baradusura turanabakira, ariko baravuga bati ibanga mufite kuba igihugu cyaragize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, u Rwanda rukaba rwubakitse gutya, rukaba rumeze gutya, ibanga mufite ni irihe? Ibanga dufite nuko dufite abayobozi beza, nyakubahwa perezida wa repubulika nabo bafatanya, kandi bafite n'ubushake bwa politiki bwo kumva umunyarwanda wese yatera imbere, bwo kumva umuntu wese yatera imbere. Bavuze imiyoborere myiza, hari ibintu byinshi byakoretse mu mpande nyinshi, ntabwo nabisubiramo, unabire yabivuze, ariko nanjye icyo mbifuriza nuko twese dukomeza tukunga ubumwe. Ni ukuri nitwunga ubumwe nta kibazo, tugakorera hamwe tukumva twese dufatanyije turi bamwe, kandi dufite ishyaka tuvuga ngo igihugu cyacu uko kimeze turifuza ko gikomeza kugira imiyoborere myiza, turifuza ko dukomeza kigatera imbere, kandi twese tugakora hamwe tukazamukira hamwe. Nanjye ndumva kandi ari yo ntumbero y'igihugu cyacu. Nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ati hari amahitamo twahisemo, kuba umwe, kureba kure. Ibyo bintu hari n'ikindi cya gatatu cyo kwaza inshingano, ariko kuba umwe, kureba kure. Uyu munsi twabaye umwe, hari aho tugeze, ariko hari n'ikindi cyerekezo dufite cyo kureba kure. Mureke dukorere hamwe, tugire ubumwe, hanyuma dukomeze twubaka igihugu, kandi nidushyira hamwe n'ibyo byose bavuga by'ibitangisho n'iki, nzi ko ntacyo bazageraho. Murakoze. Amahoro. Njyewe nitwa Dusengimana Byagenzeneza, ndi umunyarwanda nk'uko namwe muri bo, kandi ndanabyishimiye. Njyewe rero nezerwa cyane iyo ndi kumva abantu bankuriye barimo bambwira amateka bagiye banyuramo, mba numva binteye ishema kuko njyewe ndi umwana, ariko hari ibintu byinshi ngenda mbigiraho. Buriya nk'iyo umusaza nkuriya ahagurutse akambwira ishyaka yagiraga ayigirira igihugu, akambwira n'abandi babaga kumwe, ariko bazi neza yuko iryo shyaka bari kurigera, ariko bashobora no kurigwamo, ariko bakagira imbaraga yo gukomeza. Njyewe binkora ku mutima, nkahita ntekereza yuko Imana ariyo yabateraga iryo shyaka, ariko urukundo bagira narwo rutari urw'ubusa. Nanone rero iyo bari kubivuga uyu munsi wa none, bari kutubwira nk'urubyiruko, bakatubwira uburyo tugomba kwitwara, bakatubwira uburyo natwe tugomba gukunda igihugu. Urubyiruko ruri hano abenshi natwe biratunezeza. Ubwo rero njyewe narize, ariko niga amashuri 6, ariko hari igihe kimwe cyageraga wenda tugiye nko kwibuka, bakatubwira ati uyu munsi turi kwibuka, ariko turi kwibuka ibyabaye, ariko nanone ntabwo tugomba guheranwa nabyo. Ati hari aho twavuye, hari aho tugeze, hari naho twerekera.
nanone tukabibwirwa nanone n'abantu bakuze, nanone bikaba biradushimishije. Iyo turi kuganira turi nk'abana, noneho turi kubona abandi bantu bakuze batwereka urugero, nanone tukabona n'abantu basobanutse, basi turavuga tuti amena, kuko biba ari byiza cyane. Ubwo rero hari akantu kamwe ngiye kubabwira, ariko namwe murakazi. Hari umuntu waje aratubwira ati bari mu ndege, noneho ari abantu bo mu bihugu bitandukanye. Aho umuntu amwe aramubaza ati wowe uri iki? Atuturutse hehe? Nturutse mu Rwanda. Ati none se uri iki? Ati ndi umunyarwanda. Arongera amubaza ati uri iki? Ati ndi umunyarwanda. Arongera amubaza ati uri iki? Ati ndi umunyarwanda. We icyo yashakaga ko amubwira ntabwo ari cyo ari kumubwira. Yagira ngo amubwire ati ngende umuhutu cyangwa ndi umutwe cyangwa ndi iki? Ndi umututsi. Ariko icyo kintu cyaratwigishije nk'abana bari muri iryo shuri, cyangwa se twateranye gutya turi kwibuka, bigira ahantu hamwe bidukura, bigira n'ahandi bitugeze. Mu by'ukuri rero nabonye nta rubyiruko rwari rugeze rutera hejuru, ndavuga ariko kubera iki? None ntabwo bikwiye. Urubyiruko tugomba nyine guhora dufiringa yuko ari twe Rwanda rw'ejo, kandi ibyo tutabitekereje tungana gutya, ntabwo ibyo twifuza kuzagera twazabigeraho. Buriya mwebwe murabitubwira, ariko ejo ubuzima nyine nabwo burarangira. Ariko tugendeye ku izo nshinga, ku iyo nombero muri kuduha, ushobora kugenda ariko nkasigara nanjye mpagaze mwa wa mwanya wawe, nkahagarara neza nemye, ku buryo ibyo mbwira nanjye ngomba kubihagararamo, ibutaha nanjye nkazaza nicara ku uwo mwanya, cyangwa se naho ntahicara, ariko naho ngenda hose nkajya ngaragaza yuko nabwiwe n'umuntu usobanutse nkawe. Imana rero idufashe. Urubyiruko turimo hano abenshi biyangiza bakoresha ibiyobyabwenge, babireke, ntabwo ari byiza. Ahubwo nanone tuyoboke amadini ko atwegereye. Ubundi twabaye abakristo, tugendere. Buriya iyo ubaye umukristo ntabwo abasha kwivuruguta muri ibyo byose, n'ubundi biba bitureba hirya no hino. Imana rero iba ari itwifashiriza. Abantu burya nta kintu twabasha, ariko ububasha bw'Imana nibwo bugomba kuba hafi yacu, tukitwara neza, tukamera nk'abantu nka bariya bari kutubwira, kandi Imana yo irabishobora byose. Imana rero dufashe mu izina rya Yesu. Ni umunezero, ni ibyishimo, kuko iyo dukompaye n'umutekano mukiri mu bindi bihugu bidukikije, ukareba n'aho igihugu kigeze, ukumva uko kivugwa, ntekereza ko n'abatuvuga cyangwa se n'abatunenga n'abari mu itangazamakuru no kuri social media n'ahandi, burya niwumva umuntu akuvuga nuko ubaye uri ikigwari, burya nta muntu ugutakazaho umwanya. Njyewe nkunda cyane nkunda Inkotanyi, maze kubivuga fande kuba njyewe nkunda Inkotanyi. Nubwo yambwiye ngo morale, ariko morale niyo yatumye cyane mugera ku ntego. Impamvu hari ubutumwa buba buri mu ndirimbo mwakundaga kuririmba muri ku rugamba. Hari indirimbo nkunda irimo ngo atatukonde kama misumari hatuwezi kurudi nyuma. Ako kararyohera cyane. Hakaba n'indi Yamare Yohana yaranyigishije nyewe iransinziye. Irandyohera cyane, mbuze ntabwo navuga. Ibyinshi, ibyiza byinshi, kubohoka tubohotse ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ntabwo ngiye kwizimba. Ngewe ngira emotion cyane, mba niryohewe, ariko twatashye tumva biri ngombwa. Mwarakoze Inkotanyi, mbuze
navuga nka Runda. Murakoze n'umubyeyi, amarangamutima afite natwe turayafite, niyo mpamvu muri uyu mwanya tugiye kuyagaragaza dushyiraho ka morale kugira ngo tunezerwe duhaguruke tujye ejuru, hanyuma mu minota mike twishime tubigaragaze mu mbyino turirimba. Murakoze. abaturage bagenzi banjye b'umudugudu wa Rubumba na Rugazi, kugira ngo twaryohewe, tutaryohewe rwose sinzi ko byaba bimeze kuri we, ariko nawe ibyo ari byo byose hari icyo yabonye. Twize buri wese afite icyo atahanye, ariko hari utuntu nka tubiri nshaka kugarukaho. Ndagira ngo mbabwire ngo turi kwizihiza umunsi wo kwibohora inshuro ya 29. Twavuye icuraburindi, tumaze imyaka turi mu nzira nziza igana heza, ariko nanone turacyafite urugamba nk'uko bagenzi banjye bavuze, turacyafite urugamba rumeze gutya, kurinda ibyo twagezeho, kurinda ibyo twagezeho no kurushaho kubibyaza umusaruro kugira ngo tuve mu bwiza tujya mu bundi. Biracyari urugendo. Urwo rugendo rero rutangira rwanjye ku giti cyanjye, rukaba urw'umuryango wanjye, rugakomeza ruri n'urw'igihugu muri rusange. Birandeba, birakureba, usabwa kubigiramo uruhare. Kubigiramo uruhare rero kandi bikaba ibintu biharamye bikomeje, kuko afande yagarutseho ibintu bikomeje bikaba continuity. Birasaba ko buri wese abigiramo uruhare kandi bikaba inshingano kuri twese. Bisobanura iki? Duhereye ku mwana muto, natozwe kuba umugabo igihugu gishaka. Tugiremo uruhare nk'umuryango, bityo tumurere tumutoza indangagaciro umuryango ukeneye, igihugu gikeneye, bityo tuzakomeze twumva uburyohe ndetse tubona n'ibyiza birenze ibingibi. Tuzakomeza turirimba ubutsinzi kandi duhora tuniteguriye gutabarira igihugu igihe icyo ari cyo cyose habone kudukura muri ibi byishimo. Uruhare rwanjye rurakenewe, n'urwaye rurakenewe, kandi bizakomeze gutyo. Urumva rero nababwira ngo mwakoze kwitabira, kandi rwose ubutaha turaye byiza ntabwo ari twe tungana gutya mu midugudu ibiri, ko haratuwe cyane. Twabwiye ingo zirimo hano mwakumirwa, ntabwo twakagombye kuba tungana gutya. Ibyo ari byo byose ariko buri wese ava aha ngaha ajyanye ubutumwa buvuga ngo twabonye byiza, twibutse byinshi, bityo mureke namwe ubutaha tuzabe turi kumwe muri ibi birori, kuko buri wese akeneye kongera kwiga, akibuka, akaryoherwa n'ibi birori, akongera akanafata ingamba zimuvana aho ari, zimuganisha aheza kurushaho. Urumva rero ni icyo ngicyo nababwira ngo mukomeze muryoherwe. Ari byo tugiye gufatira aha ngaha, ari n'ibyo dufatira mu ngo zacu, kuko ni umunsi mukuru tugomba kuryoherwa nawo, ndetse mukomeze rwose muryoherwe. Urumva aricyo nababwira. Murakoze cyane.